Reka ngo ikaze wowe dukurikiye kuri YouTube channel yacu Muri TV. Umunyarwanda yaravuze ngo iritavuze umwe. Niba ukurikirana social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga cyangwa se ukurikirana entertainment mu Rwanda cyangwa se showbiz zo mu Rwanda, mu minsi yashize ngira ngo mwabonye video cyangwa se iyi nkuru nta muntu itaragezeho, video y'umuhanzi witwa Yampano Floriye cyangwa se bakunze kwita Waboy arimo arakora imibonano mpuzabitsina n'umugore we, akaba ari video yafashwe na Yampano n'umugore we. Iyi video rero ikaba yari gisakara ku mbuga nkoranyambaga atandukanye ahantu henshi hagiye hatandukanye, bagiye kwirakwizwa n'abantu batandukanye mu magroup ya WhatsApp, kuri Instagram, Twitter n'ahandi hantu hatandukanye, bagenda basharinga mu buryo bunyuranye cyangwa se butandukanye. Iyi ni video yagiye ivugisha abantu benshi, ndetse abantu benshi bakaba baragizemo uruhare mu kuba yakwirakwizwa nk'uko bagenda bivuga n'urwego rw'igenzacyaha RIB. Iyi video rero mu bamwe mu bayikwirakwije harimo uwitwa Puzzle ndetse na John n'abandi benshi batandukanye. Kuri uyu munsi rero undi muntu nawe ukekwa se cyangwa se wamaze gufatwa n'urwego rw'igenzacyaha RIB ukekwaho gukwirakwiza ino video ni uwitwa Djihad. Djihad muramuzi cyane, muramenyere mu showbiz cyane cyane kuri content nk'izi ngizi zijyanye n'amavideo cyangwa se n'amafoto y'ubwambure yagiye ajya hanze ibyamamare bitandukanye. Djihad muramenyereye mu gusesengura cyangwa se mu gucukumbura no mu gushyira hanze ibyamamare ku ngingo zitandukanye, by'umwihariko ingingo nk'izi ngizi z'amavideo y'urukozasoni cyangwa se n'andi mafoto. Djihad ni umuntu umenyereye cyane muri izi content nk'izi ngizi ziba ku mihanda. Djihad rero kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa 11 2025 nibwo urwego rw'igenzacyaha RIB rwatangaje ko rwamaze kumuta muri yombi rumukekaho kugira uruhare mu ikwirakwizwa ry'iyi video cyangwa se ry'amashusho ya Yampano ndetse n'ibindi content zitandukanye zirimo kugenda zisebya abantu, zikunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aho zigenda zikwirakwizwa ku ma YouTube, ku ma WhatsApp ndetse n'ahandi hantu hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu Djihad rero nawe akaba yamaze gushyirwa muri yombi cyangwa se gutabwa muri yombi nk'umuntu ukekwaho kugira uruhare mu ikwirakwizwa ry'ama video ndetse no mu zindi content zigiye zitandukanye zivuga nabi cyangwa se ziharasinga cyangwa se zerekana amashusho y'urukozasoni. Uyu nguyu Djihad rero yari amenyereye kuri ibiganiro bitandukanye kuri YouTube channels, ku ma YouTube, aho yakoraga ibiganiro bivuga cyangwa se by'amateshwa cyangwa se twakwita ibiganiro nk'ibi ngibi bisebya abantu cyangwa se bicukumbura amakosa cyangwa se amavideo abantu bagenda bakwirakwiza. Urwego rw'igenzacyaha rero RIB rwatangaje ko urubyiruko rukwirinda gukwirakwiza amafoto y'ubwambure cyangwa se y'urukozasoni cyangwa se amavideo binyuze ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko babona ko imbuga nkoranyambaga ntabwo zisaza, kira n'icyaha kidasaza, ndetse bavuga ko gufata ayo mafoto wowe ubwawe ku giti cyawe bikugiraho ingaruka. Ubwo bivuga ko ushobora kuyafata, niba ushoboye kuyarinda byaba ari byiza, ariko icyiza ni ukwirinda kuyafata, cyane ko iyo ucitwe gato hakagira ajya hanze biragusebya, cyane ko niyo RIB ngo yahana ababigizemo uruhare ariko nawe igisebo kikugumaho, nta gisebo bagukora kuko abantu baba barakubonye. Ibi ngibi rero bakaba RIB yarakomeje yihanangiriza n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagenda bashuka abantu, abo babwira bakabafata amavideo, bakayohereza amavideo bakabaha amafaranga, hanyuma bashwana bakabakangisha kuyashyira hanze. Iki ngiki rero ni icyaha gikomeye, gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ndetse no kuyakangisha abantu. Iki ni cyajyanwa n'amategeko y'u Rwanda, aho RIB ikomeza igenda ishishikariza abantu cyangwa se urubyiruko by'umwihariko kwirinda kugwa mu cyaha nk'iki ngiki cyangwa mu mutego nk'uyu nguyu w'abantu bashukisha amafaranga cyangwa se babashukisha amavideo yabo y'ubwambure bavuga ko bari baha amafaranga n'atanga amafaranga muri bashyire hanze. Djihad rero nawe nta kindi akekwaho, icyo akekwaho ni ukuba yaragize uruhare mu isakazwa ry'amashusho ya video ya Yampano arimo arakora imibonano mpuzabitsina n'umugore cyangwa se n'umukobwa babana mu nzu. Ibi ngibi rero nibyo byagize uruhare mu ifatwa rya Djihad. Uyu Djihad akaba yaramenyereye muri content nk'izo ngizo, cyane cyane ko minsi yashize yaramaze iminsi akora content kuri Vestina na Dorcas, agenda agerageza ngo kugaragaza ukuri cyangwa se ikibyihishe inyuma. Ibi ngibi ni ibintu Djihad yaramenyerewe cyane cyane, aho nawe yavuga ngo abantu mukunda amateshwa cyangwa se mukunda amazimwe yanjye. Ibyo nibyo Djihad yivugiraga, cyane ko yakurikiranwaga ku mbuga nkoranyambaga cyane n'abantu n'urubyiruko. Djihad nawe mu minsi yashize yigeze hagaragara iyi video ye y'urukozasoni cyangwa se arimo arikinisha. Iyo ni video yagaragaye mu mwaka ushize, mu gihe cy'umwaka ushize. Nyuma yaho gato rero Djihad nawe yaje kugaragara ko yagize uruhare mu ikwirakwizwa ry'amafoto, cyane cyane ko Djihad nawe bamuziho. Niyo mpamvu rero yaje gukekwa cyangwa se iperereza ryaje kugaragaza ko mu bakwirakwije iyo video Djihad nawe ashobora kuba arimo. Akaba ariyo mpamvu kuri uyu mugoroba yaje gufatwa n'urwego rw'igenzacyaha RIB. Ngushimire rero twabanye muri iyi video, ukomeje kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Muri TV, ngufuriza gukora subscribe no gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Kwifuza ko niba ukeneye gukora monetization, ukeneye kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, gukemura ikibazo cya YouTube channel yawe yasibwe, gukemura ikibazo cya channel history, gukora monetization, kuzamura social media zawe zose, ndetse ukaba ufite na company ikeneye kumanaginga social media zawe cyangwa se kongera sales, wifashisha icyo bita digital marketing,
bivuze ko nta handi bagufasha usibye muri social expert, socialexpert.org. urajya kuri website cyangwa se kuri Google wandikemo #social experts, hanyuma ubashe kugera ku izo serivisi zose zitandukanye, yaba kuzamura social media zawe, gukora monetize, channel history, channel zasibwe, appeal n'ibindi byose muri social expert niho wabisanga.